mama we niwe wakugeza umumama niwe wamukobwa niwe waguhaye yewe wamugabo we niwe waguhaye umugabo kumuvuga kumuranga kumwamamaza nibwo buzima imibereho utamufite nta buzima utamufite ntabwo asigira amahoro twese ase ushimye mzima wewe ni Mungu hakuna mwingine kama wewe Mola wamepana wafo ukadamu ukamwaga damu zako ukafufuka siku ya tatu katuchia duniani tuko hai hatutakufa hata siku moja wewe Mungu Mola mtakatifu haleluya 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 ndetse n'inzoga nari umusambanyi w'umuhehesi mubi vuga n'umugabo Yesu amenyurira ubuzima ngwino kwa Yesu agukiza guha ubuzima gukizwa nibwo buzima gukizwa nibwo kuba udafite Yesu nta buzima udafite Yesu ntabwo uzigera ubaho niba utangurura yageze kwa anamaze imyaka myinshi ahora aribaza ku musozi wa Shilo Imana yumva gutaka ndetse no kurira imusubiza ikibazo yari afite mu mwana nyuma y'imyaka ijana yasanze umugabo Abrahamu umugabo mwene Pera udafite agakiza udafite Yesu udafite kumenya amuvana muri uriya bakarudani aramubwira ngo vayo guhindurira amateka tugendane aho uzajya bariho nzajyana nkajyana nawe turi kumwe tubane ibuye isezerano yo kubyara umugabo sa ishinge na rugerabaho uwo basohoye mu nzima ni muremera inzima udafite urubyaro Imana imuhura urubyaro yarapfundura metodisite nimuze tumenye uwaducunguye nimuze tumenye uwamenya amaraso ku musaraba bari ku musaraba Golgota kumumenya niyo nzira kumuvuga nibwo buryo niba mugabo udakoze isoni niba mugabo utadumaza n'umugabo mwiza utagusenya utadumaza utadukoze isoni nimuze tumukore tumuvuge ku manywa mu gitondo kigoroba niwe buzima niwe Yesu wawe ku musaraba Golgota Kalvari wajyawe n'umwari Mariya agatanga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri agatanga ibivugabutumwa ku myaka 12 akavuga ubutumwa akanamamaza niwe kumuvuga Yesu tukurwanisa ntabwo namuvuga Yesu cy'umwara rimwe na rimwe wikora amaboko naga ukabona byagucanze ndetse byagushobe umugabo Yesu yubaka izina n'amateka iyo tugendanye mu buzima tukaba na rimwe kabiri gatatu ukiyiriza ubusa amateka arahinduka ukabaho nta ntege ukabaho nta kibazo n'umugabo Yesu wabambwe ku musaraba Golgota n'uwa mbere